ariko ibi bintu uri kujyamo by'abapfumu n'iki byo guterekera ntacyo bizakumarira mama. Dani, ninde muntu wakubwiye ko nagiye mu bapfumu? Ninde muntu wabikubwiye? Urandengera ugakabya. Ntabwo byashoboka. Nese papa ko nazi ko muzaniye inkuru nziza nkaba mbona utishimye. Reka nkubwire. Nta kimwe cyashimisha. Esera inzira igaruka iwabo yarayibagiwe. Izina rya Yesu. Ese n'uyu bavugaga Ian? Oya sheri, uyu ntabwo ari papa wawe. Uyu ni tonto. Kumva njye numva biri mu nshingano zanjye kuba nakuganiriza nkakubwira buri kintu cyose nkakuba hafi mbega muri make. Na papa ufite na mama urabona ibibazo afite. Yego ndabyumva. Ako Dani shama mbabara reka nguseke. Ubu wakunze umuntu utazi koko umuntu utaranabona. Ubanyita gute? Jesuranze. Je ntabwo nzi. Ndakuzi cyane uko twararyamanye. Ndeya se nawe Kigali ramunani yungu yaje gusaba icumbi hano. Shaba mungu ugira ibigambo. Ntagitanishije utaza ahantu byabayemo ni byinshi cyane. Ese sheri, je wahero hanagura inkweto nturasozara? Iriya ndindaya nkaba umujura ndetse nkaba n'umusinzi. Bas, sawa se tujyane. Ese ndutekereza yuko ibyo byose nabigize ubuzima bwanjye nabaho gute? Iya ni se utekereza ko yabaho gute?